Nshuti mwene data, uhawe ikaze wowe tugiye kubana mu nkuru y'uyu munsi. Uyu munsi navuze ngo reka mvuge ku kintu cy'ingo. Ingo zubaka gute? Ingo ubundi zari zikwiye kubakira kuki kugira ngo izo ngo zikomere? Ese ubundi kubera iki ingo z'ubu zifite ikibazo? Akenshi ubona abantu batandukana kandi ugasanga abantu baranasezeranye, abantu barasenga, ariko ugasanga buri gihe izo ngo zifite ibibazo. Bituruka kuki abantu batamenya ikibazo bafite mu ngo zabo? Ese ubundi bwo bakabaye bagikemura gute? Rero reka dufatanye gusobanukirwa neza icyo Imana idusaba mbese kumenya kuri icyo kintu n'uburyo twagikemuramo. Ariko banza ukore subscribe, tujye tubana mu nkuru za buri gihe kugira ngo we kujya ucikanwa n'izindi nkuru, kandi tujye tunafatanya kuko hari icyo njye navuga wenda hakaba icyo ntongeyeho, wenda nawe ukagira icyo mfasha. Tujye tuganira kubera ko muri iyi si tuberaho kugira ngo dufashanye, twuzuzanye muri byose, duterane intambwe, duterane imbaraga kugira ngo tuzabashe twese kujyana mu bwami bw'ijuru. Kandi reka tukiri no muri iyi si nayo tuyibemo dufite amahoro, dufite ibisubizo mbese by'ibibazo byacu. Ngiye kuvuga ku bintu by'ingo, nahera mu itangiriro ahantu Uwiteka yavugaga ngo umugore azasiga se na nyina ajye kubana n'umugabo we babane akaramata. Mbese icyo Imana yahuje ntawe ugitandukanya. Ibyo byose tugenda tubisanga muri Matayo, mu Befeso, ahantu henshi hagenda havuga ngo mbese abantu ab'Imana ihuje, umugore asanga umugabo bakabana akaramata. Ariko aho muri Matayo aho mu itangiriro Imana ivuga ngo umugore asiga ise na nyina akajya kubana n'umugabo, nuko aho ntagiye kuvuga ngo aho nahita mbyita mariage wenda nk'uko twese tubizi ko ariko bikwiye. Mu by'ukuri aho hantu Uwiteka ntabwo arimo avuga mariage, yaravugaga ngo umugore azasiga se na nyina asanga umugabo we babane akaramata. Nuko icyo gihe ubwo ari cyo gihe gikwiye cyo kuvuga ngo nibwo buryo agiye kubonana n'umugabo we, wa wundi Imana yamugeneye, bakabana akaramata. Ariko iyo tubanje kubanza kugira abagabo duhura nabo bitabaye muri bwa buryo Imana yateganije, ntabwo biba bikuyeho ko mbese tutihuje nabo. Kuko burya Imana irema Adamu ikamuremera Eva, yahise ivuga ngo muri umwe, kandi koko tubirebye ubona ko abantu ni umwe. Niba Imana yaragiye kurema Eva ikamukura mu rubavu rwa Adamu, mu by'ukuri na Adamu n'ubundi ni nk'aho ari Adamu n'ubundi wari uri gutekinga keya ya Eva, ariko Eva n'ubundi ni Adamu kuko ni urubavu rwa Adamu. Adamu yatekinga keya y'urubavu rwe. Ibyo byose rero biragaragaza ko abantu iyo bihuje baba umwe, uba ubaye rwa rubavu rwa wa muntu. Ariko ikibazo abantu badakunze gusobanukirwa ni uko Satani nta na rimwe ashobora kugira ikintu akereya, nta kintu na gito ashobora gushyiraho. Satani akora kopi y'iby'Imana yamaze gukereya, akabikoresha noneho mu buryo bunyuranije n'iby'Imana yo ishaka ko dukwiye kunyuramo, noneho ahubwo akabikora mu buryo budakwiye, mbese agashaka ko tubikora mu buryo budakwiye, ari byo bindi biduteza ibibazo. Ubwo ni gute? Niba Imana yararemeye umuntu umugabo runaka akaba afite urubavu rwe, noneho ugasanga Satani wakoze ku buryo akuyobyayobya ntujye kuri rwa rubavu rwawe, ahubwo ukajya mu bagabo benshi bagiye batandukanye. Aho no hahandi usanga nyine mu buzima bwawe busanzwe ukiri mutoya, wenda uko ugenda ukura ugiye uryamana wenda n'abasore bagiye batandukanye, kandi urumva muba mwahuje umubiri wanyu, kandi uko muhuje umubiri wanyu ni nk'aho mubaye umwe. Aho rero niho ndi buze kugaruka kuri cya kibazo cy'imiryango. Nubwo wenda abantu bashobora kuvuga ati ndi kujya kure, ndi kugira ngo mbashe kubisobanura neza, nzi kuza kugaruka kuri icyo kintu cy'imiryango, uburyo abantu bashakanye bagirana ibibazo bakagira aho banatandukana, ingo zabo zikananirwa kubera icyo kintu cyose. Burya bituruka ahantu kure, ntabwo ari ibintu byiza na gutyo gusa, kuko Satani hari ukuntu agutega imitego ariko ntahite yigaragaza ku kamwanya, akakureka ariko aba afite aho agutegeye. Ubwo rero uko kuntu Satani atuyobya, tukagenda twishakishiriza, tukagenda dushakisha
umugabo cyangwa se umugabo akishakishiriza umugore, nyamara tutagishije Imana inama ngo abe ari yitwerekwa wa wundi nyine, kuko hari ibyo twebwe tutabona turebesha amaso yacu, bikenewe ko turebesha amaso y'umwuka, ariko ntitwabibona kuko umwuka wacu ukora mbese kugira ngo ugire icyo ubona ni uko uba waganiriye n'Uwiteka. Iyo utaganiriye n'Uwiteka rero nta kintu wabasha kumenya. Urumva rero twebwe twirwanira dukoresheje imibiri yacu, ari bya bindi ushobora kureba ukavuga ngo uyu ndamukunze kubera ko asa gutya, uyu ndamukunze kubera ko ameze gutya, afite akazi keza se, cyangwa ndabona ari umuntu nyine ushoboye gutekereza nk'umuntu w'umugabo, ukagendera kuri ibyo ariko atari we Imana yakugeneye. Ibyo byose haba hariho indi myuka iri inyuma, ariyo myuka mibi iri kukuyobora muri ibyo ngibyo ngo uhitemo uwo Imana itakugeneye. Noneho rero icyo kibazo aho kiva nshaka kuba ni iki, ni uko rero uba waragiye wirwanirira kuva ukiri muto, ugenda ushakisha wenda ukaryamana n'abagabo bagiye batandukanye, uba waramaze kwihuza n'abagabo benshi bagiye batandukanye. Icyo gihe rero ushakana n'umugabo wawe, mwamara gushakana yaba ari umugabo wagiye aryamana n'abadamu batandukanye, n'uvuga ngo wagiye wihuza n'abagore batandukanye batari umugore wawe, yaba ari umugore uba waragiye wihuza n'abagabo batandukanye batari umugabo wawe. Ibyo rero nubwo twebwe ushobora kwicara kuvuga ngo uyu muntu ndamwanze, yangiriye gutya, ntandukanye nawe, in the spirit ntabwo muba mwaratandukanye. Hari ikintu buriya uba waracometse, uba warashyizeho, uba warihuje nacyo in the spirit kitavaho, ariko wowe ukibwira ko ku mubiri uwo muntu wamukuye mu buzima bwawe, ariko hari navuga ngo ni nk'igihango waragiranye n'umuntu, kandi icyo gihango ntabwo cyaba kivuyeho. Ubwo rero niko kwa kundi ugenda ugashikana n'umuntu, noneho wa wundi uvuga ngo ibyo tugiye kwimarira dukora iby'Imana ishaka kugira ngo noneho Uwiteka azaduhe umugisha mu rugo rwacu, noneho wa muntu nyine ubwo mukabana. Ariko mu kuba mubanye wibagiwe ko wowe mugore ufite abandi bantu benshi mwasezeranye, kuko buriya gusezerana si uko wagiye mu rukiko gusa, gusezerana si uko wagiye mu rusengero, buriya in the spirit ikintu cyose ukoze nubwo waba udavuga ngo wowe wagize aho ucyandika, ariko in the spirit kiba cyanditswe. Ubwo rero ugiye gushakana n'umugabo gutyo ufite abantu mwagiye muhura bose batandukanye, abo bose n'ubundi baba bitwa ko ari abagabo bawe in the spirit, ari abantu wihuje nabo. Ubwo kandi uko wihuje n'abo bantu baba bafite ibyo baguhaye, kuko burya umuntu mubaye umwe ni ukuvuga ngo ibyo afite araguha, nawe ibyo ufite uramuhaye. Ubwo urumva nawe ibyo afite abaguhaye, ibyo nawe uba ufite undi kuba umuhaye. Niba ari byiza ufite ubwo uramuhaye, waguhaye ibibi, urumva aho ibibazo bigenda bitangirira. Kandi ubwo urumva niba wihuje n'abagabo benshi, urumva ibyo baba baraguhaye nawe ibyawe uba waratanze. Ubwo kandi bivuga ngo na wa mugabo wundi wenda muhuye, niba wenda tuvuga uryamanye n'umugabo wa mbere, ejo ukazaryamana n'uwa kabiri, uwa kabiri wa mugabo wundi wa kabiri muryamanye nawe, ni ukuvuga ngo ahawe nanone ibyo wari uhuye na wa mugabo wa mbere yaguhayeho nabyo umuhayeho, noneho nawe aguhaye ku byabo yahuye nabo bose, yaba ari abadamu, yaba ari ingeso zabo, imico yabo, ibintu byose. Kandi ubwo ibyo byose biraturuka no aho akomoka hose, ibyo byose yagiye afata in the spirit byose akaguha. Mu by'ukuri uba ufite ibintu byinshi. Ubwo rero aho rero ikibazo kibaho, yaba ari ku mugabo yaba ari ku mugore, nyuma ushobora no gufata umwanzuro ukavuga uti ngiye gushakana n'uwo noneho Imana yangeneye, mugashakana ukumva noneho urubatse, ariko uba wubakiye ku bintu byinshi byubakitse in the spirit. Aho rero niho hahandi uzasanga ingo zigira ibibazo, nyuma abantu bakibaza impamvu izo ngo ziri kugira ibibazo. Niba mwibuka neza ku biganiro nagiye ngira n'abagiye mbabwira ku nkuru nyinshi nagiye batambutsaho, nababwiye uburyo ki tugira na za heritage dukura ku babyeyi bacu, kandi ababyeyi bacu nabo baba baragiye bakura ku babo, ubwo navuga ngo basogokuruza bacu, basogokuruza, ubwo ibyo byose aho bituruka, ibyo tuba twarahawe, noneho ukabisangiza n'undi muhuye, kandi ubwo nawe afite ibyaha aturuka byose ni byinshi. Ubwo uwo ari byo byose, reka mvuge ngo Imana igusobanurire wowe uri kumva iyi nkuru, wumve ibyo ndi kuvuga ibyo ari byo, wumve ibyo byose umuntu aba afite muri we, wahura n'umuntu nabwo ukabimusangijeho, kandi nabwo nawe akabaguhayeho. Aho rero ingo zitangira gusenyuka kubera ko muba mufite amadayimoni menshi umuntu umwe aba afite muri we agahuza n'undi. Ariko za dayimoni, burya dayimoni ntabwo ipfa kwemera ko umuntu ajya kwihuza n'undi kandi ifite ayandi masezerano mwasinyanye, ihora ikuryoza bya bindi. Ni nk'uko ushobora kukubwira ngo uri kuryamana n'uyu muntu kandi hari undi mwamaze gusezerana ko uyu nguyu ahari, cyangwa se ugasanga nyine
dayimoni nyine igomba kugutesha umutwe, kuko ibyo uri gukora nubwo weshya ngo warasezeranye kuri yo kubona ari imikino wakoze, kuko ifite ibindi igushinja inyuma. Aho rero niho handi na dayimoni ashobora kukureka, kuko hari igihe Satani nawe aguha umwanya kugira ngo azagufatire ahakomeye. Rwa rugo wari ugize ngo rumaze kunezerwa, umaze kubaka rurakomeye, ariko Satani akaza aho ngaho agavuga ati uyu nguyu ari kwibeshya kandi mfitanye nawe amasezerano aya n'aya. Aho rero niho ingo nyinshi zisenyukira. Ubwo ibyo mbivuze ku bantu wenda bashobora kuba babana bafite izindi relationship nyine ubwo baba baragiye banyuramo, ariko none reka tuvuge na babandi babanye wenda batarahura n'undi mukobwa cyangwa n'undi mugabo. Abo rero nabo iyo wibeshye, kuko Satani ntajya anyurwa n'urugo rwubakitse, ntago Satani ashobora kwemera ko icyo Imana yemeye yashyizeho kigenda neza uko bikwiye. Rwa rugo rero iyo ugize amahirwe ukabana n'uwo muntu atarigeze ajya mu bandi bagabo, nawe ubwawe utarigeze ujya mu bandi bagore, iyo hatabayeho urwo rugo gukomezwa n'amasengesho ngo mwembi mukomeze muhagarara mu masengesho kandi mufatanye mu masengesho, kuko burya ngo muba mwarabaye umwe, ntabwo umwe asenga ukwe n'undi ngo asenga ukwe, mujya hamwe mugasenga, mukaba mufite mbese ibyifuzo bimwe, mugasengera urugo rwanyu mufatanije. Ariko iyo mudafatanije ntumenye umwe ibyo ari gusengera ku ruhande, nawe ibyo usengera ntabwo biba biri guhura kandi mwakabaye muri gufatanya muri bimwe. Urugo nubwo wavuga ngo ushatse umuntu muzima, nubwo wavuga ngo ushatse umuntu umeze gute, urugo rukomezwa n'amasengesho. Iyo ayo masengesho rero atariho, umwe agatangira gutana ukwe, undi akajya mu bindi, aho rero noneho Satani aba yegutse, ibyo bikunda kubi, agatangira kugufatisha, ntabura byinshi akuyobyamo, noneho uko ugenda uyoba aguha byinshi bigiye bitandukanye. Ubwo rero aho ngaho urabyumva, niba umugore wawe atangiye kuguca inyuma, niba mwarabanye koko rwose atarigeze agira abandi bantu aryamana nabo, ariko none icyo gihe niba atangiye kuguca inyuma, bivuga ngo ba bantu atangiye nabo kwihuza nabo. Niba atangiye kwihuza nabo akagaruka akaryamana nawe ubwo nawe wihuje na ba bantu nabo yihuje nabo, urumva ko couple yanyu nayita couple yanyu irimo abantu ibihumbi n'ibihumbi, kuko na wa wundi yihuje nawe ubwo yihuje nabo uwo muntu nawe yagiye asambana nabo. Ni igitero, ni ibintu byinshi. Mu by'ukuri umuntu ashobora kwicara avuga ngo afite couple, ariko mu by'ukuri afite couple igizwe n'abantu nk'ibihumbi n'icumi. Ubwo rero icyo nicyo kintu natekereje, ndavuga ngo abantu bari bakwiye gutekereza uburyo ingo zisenyuka n'impamvu zisenyuka. Ni ibyo byose biba biri in the spirit, abantu baba baragiye kubana batabanje kwikuzaho. Igishoboka ni iki rero mu buzima, icyo abantu baba bakwiye gukora ni iki? Nuko niba umuntu mugiye gusezerana, bene data, niba uzi ko ukunze Imana, ukaba uzi yuko ushaka ko urugo rwawe rwubakika kandi rugakomera, kuko rwose niwiyegereza Uwiteka, urugo rwawe ruzubakika kandi ruzaba urugo rukomeye. Icyo rero nakugiraho inama, icyo njye nabashije kumenya, njye narababwiye ngo nzabamenyesha icyo ari cyo cyose mbashe kumenya, mbashije gusobanukirwa kandi gikwiriye, kugira ngo byibura rega nituba turi no kuba muri iyi si tuyibemo ariko mu mahoro, kuko icyo tubiba ni nacyo tuzasarura, kandi icyo twebwe ubwacu dufite ni nacyo tuzaha abana bacu. Ibyo byose rero iyo utabyikujeho n'abana bawe urabibaha. Mwene data, dore aho igisubizo kiri. Igisubizo nta handi. Niba uzi neza yuko rwose twese tunyura mu byaha, tujya kugira aho dusobanukirwa, hari byinshi twaragiye tunyuramo, ariko umva ikiba gikwiriye gukorwa. Iyo wamaze kubimenya, mbere yuko ujya kubana n'uwo muntu mugiye kubana, banza wihane ibyaha byawe kandi ubwire Satani ko utandukanye nawe. Narabivuze, mpora mvuga inkuru nyinshi, navuze ngo bene data mujye musubira inyuma mwumve inkuru zose nagiye mvuga, simacika kubisubiramo, ariko mu by'ukuri uwo ari we wese wumva yakaba yasobanukirwa wenda igikwiriye. Iyo tuvugisha umunwa wacu, tuba twatuza umunwa wacu, kandi ibyo twatuza umunwa wacu burya no mu byo tutabona in the spirit biba bihamye. Amasezerano n'ubundi waragiranye na Satani ntabwo muba mwarasinyanye n'ikaramu wandika, muba mwarasinyanye bitewe n'ibikorwa wowe wakoze. Icyo gihe rero nanone ubisinyuza umunwa wawe ukabihamiriza, ukavuga uti Satani, njye nawe ibyo twasezeranye, ibyo nasezeranye nawe ndabisinyuje, ibyo wampaye ndabigusubije, ibyanjye ndabigaruje. Ni ukuvuga ngo ukagaruza imigisha yawe, ukagaruza amahoro yawe, ukagaruza buri kimwe cyawe cyiza Satani yari yaragutwaye, ukabigaruza, ubikoresha umunwa ukabyatuza mu izina rya Yesu Kristo. Icyo gihe rero urihana, ugasaba imbabazi Uwiteka, ariko na Satani ukamubwira ko umushubije ibyo, kugira ngo
byibura wongere ube wenyine. Za dayimoni zari zirimo, za dayimoni zumvaga ko mufitanye amasezerano atandukanye, yabo bantu bose waragiye usambana nabo, izo zose zikagusohokamo. Ibyo si ubikora wenyine nk'umudamu cyangwa nk'umugabo, na wa wundi mugiye gusezerana nawe aba agomba kubikora, kugira ngo noneho nimujya kubaka rwa rugo rwanyu murwubake muri babiri, rudafite abandi bantu bashingiyeho ku ruhande nk'uko nabisobanuraga. Icyo ni ikintu cy'ingenzi cya mbere kiba gikwiye gukorwa kugira ngo rwa rugo rwanyu ruzubakike rukomeye. Icya kabiri ni uko urwo rugo ruba rukwiye guhora mu masengesho. Buriya navuga ngo abantu bidusobanukirwa kubaho kwacu bishingiye kuki. Kubaho kwacu nabwo nigeze kubivugaho, dufite ahantu turi connected, wenda icyo nacyo nshobora kuzakivugaho mu buryo buzaba burambuye, ariko kugira ngo tubeho kandi tubeho neza, tubeho mu mahoro, nuko tugomba kuba turi connected kuri Yesu Kristo. Kuba connected kuri Yesu Kristo nta kindi uretse amasengesho. Iyo rero utabayeho mu masengesho, ubwo uba ufite ahandi hantu uri kuba connected, aho ngaho urahumva. Ariko iyo uri ku masengesho uba uri connected ahantu hakwiriye. Niba rero ufite urugo rwawe, ntabwo ugomba kuba mu masengesho wenyine, kuko nuba mu masengesho wenyine uraba uri kwikonekita we wenyine, ahubwo ba mu masengesho n'uwo nguwo mwashakanye, kugira ngo byibura mwese mube muri kuba connected ahantu hamwe. Mbese ibyo muhabwa biba bituruka ahantu hamwe, ibyo mbese aho mutanga na report, mutanga report ahantu hamwe. Aho ngaho nibwo rwa rugo rwanyu ruzakomera, kuko muri gusaba umwami ukomeye, umwami ushobora byose, wa wundi wanesheje watuneshereza, azabaneshereza, azabarwanirira. Bivuga ngo Satani ntabwo azigera abona aho yahera anyura, mbese kuko ndavuga ngo mufite ingabo zibarinze kandi zibaneshereza. Nta hantu rero Satani yabona yanyura, kuko noneho muri connected ahantu hakwiriye, ahantu hazima. Ariko iyo mutana, umwe agatana cyangwa undi agatana, niho hahandi n'ubundi bigenda bikaza bikabyara bya bibazo bindi, bikaba n'uruhererekane. Ari naho nongera kubivuga nkavuga ngo ibyo bintu byose biza mwishyiramo, buri wese agashyira mu buzima bwe, ni nabyo bigenda bikajya ku bana nabo ubyara. Kubera ko wenda wowe ushobora kuba wibwira ngo urabishoboye, uri kwirwanirira ibibazo ufite, yego urahangayitse, ufite abuhamagara, ufite abubwira, ariko biroroshye gukemura ibyo bibazo. Nta wundi wabikemura uretse Yesu Kristo wenyine. Nshuti mwene data rero, reka nkubwire ngo hari abantu bakomeje kubaka ingo zabo, yewe bakajya mu nsengero bakanasezerana, bagakora ibyo Uwiteka ashaka rwose, ibyo Uwiteka yavuze, ariko izo ngo zikaba zubakiye kuki? Hari ukuntu abantu baba bari indaya mu ngo zabo, barasezeranye. Wenda nshobora kubivuga abantu bakavuga bati ibyo bintu uri kuvuga ni ibiki, ariko reka mbigusobanurire neza kugira ngo wumve impamvu izo ngo zose zikomeza kugenda zisenyuka. Bivuga ngo niba Imana yaravuze ngo umuntu mube umwe, niba Adamu yaragombaga gukunda Eva akamenya ngo ni umugore we, ariko si no kumukunda gutyo gusa kuko ari umugore, nuko ari urubavu rwe, nk'uko umuntu akunda umubiri we. Iyo hari akantu gatoya gakomerekeje ikirenge urababara, ukavuga ati ukumva ushakisha ikintu cyose kigomba gutuma nyine aha hantu wababaraga hagomba gukira. Niba ukomeretse, niba ari ikibazo kibaye, uhita wumva ko ikihutirwa ni ukujya kwa muganga ukajya kuvuza aho hantu hagize ikibazo. Uwo ni umubiri wawe uba uri kwitaho. Umugore wawe, umugabo wawe nawe nuko byakagenze. Ni ukuvuga ngo ni wa muntu udagomba gukomeretsa, kandi wabona ko hari n'ikimukomerekeje ugahita uvuga uti reka ndebe uburyo cyaha hantu hakira. Urumva ko icyo kintu ni urukundo rwa rundi wowe ubwawe wumva wikunze ukwiye guha wa muntu mwashakanye. Ariko dore nanone hari ikibazo gikomeye, nk'uko nabivugaga ngo hari abantu babaye mu ngo zabo ariko ari indaya. Hari ukuntu umuntu areba uwo bagiye gushakana ntamurebamo rwa rukundo rwa nyarwo akwiye kumukundamo, ahubwo akamureba akavuga ati uyu muntu ndabona afite amafaranga azangaburira, ndabona uyu muntu mbese nzaryama ku gitanda cyiza, nzatura mu nzu nziza. Uwo muntu umukundiye ibintu, reka ibyo bintu umukundiye turebe na wa wundi witwa indaya usanzwe udafite umugabo. Indaya iyo yicuruza ibishaka amafaranga, ibishaka ikintu runaka, kuko wenda ayo mafaranga ifite ikigiye kuyakoza. None ko wowe washakanye n'umuntu ukaba utamukunze, ahubwo ukaba ureba ibintu, navuga ngo utandukaniye hehe n'indaya? Kuko uri kuvuga ngo byibura mbane nawe kugira ngo mbashe kurya, byibura mbane nawe kugira ngo mbashe kuba mu nzu nziza, byibura mbane nawe mbashe kugendera mu modoka nziza. Mu by'ukuri ibyo nabyo ni uburaya,
kandi kibabaje urimo uraseka wa wundi w'indaya uhagarara hanze wakabyerura akigaragaza bati njye nareruye niko meze, wowe wamunyuraho ukamuseka kandi nyamara nawe mu rugo rwawe uri indaya, ahubwo wowe uri n'indaya. Mbese urumva wowe ibyo ufata nibyo biri aho byibura ukavuga ngo uraryamye, ariko ya ndaya yo noneho yibona n'amafaranga. Urumva rero mu by'ukuri abantu ikintu bari bakwiye gukora, urugo rugomba kubakika rwubakikira ku urukundo rudafite ikindi kintu rushingiyeho. Ntago wareba umuntu ngo uvuge ngo ugiye gushingira ku kintu runaka, ngo atuye mu mahanga reka nanjye ngo mukunde kubera ko azangiza muri ayo mahanga, ngo afite amafaranga kubera ko nanjye noneho nzabasha kurya nzabasha kuryama. Urukundo rwonyine, iyo ukunze umuntu ukamukunda urukundo rwa nyarwo, urwo Imana nirwo ireba kandi ikabubakira. Nshuti mwene data, nakubwiye rero igisubizo cya nyacyo nuko nkuko nabivuze bwa mbere, igikwiye nta kindi nicyo, nuko buri wese yabanza akikuramo ibyo byose yagiye ashyira mu mubiri we, akaba ari umuntu noneho ubaye nk'ukunetwaya, ukanetwaya ugakuramo ibyo bibi birimo, n'undi nawe akanetwaya uruhande rwe, noneho mugahuza. Kandi nanone mwaba mugiye kwihuza, mukihuza kubwo urukundo rwa rundi rwa nyarwo, kuko nimwihuza ufite icyo urebye kindi bizaba ari nk'uburaya, kandi urwo rugo rwose ntiruzaba nanone rwubakitse, nirwo ruzabamo bya bibazo bindi bigiye bitandukanye. Reka rero ne kubatindira, ne kuvuga byinshi, nibaza ko uwaba yumva yaba yumva icyo ndi kuvuga icyo ari cyo kandi agasobanukirwa. Kandi mu by'ukuri hari ingo nyinshi zigiye zangiritse kubera icyo kibazo. Uyu munsi rero wowe ufite umugore wawe, wowe ufite umugabo wawe, ushobora kuba wumvishije iyi nkuru ikaba yagira ikintu ihindura mu buzima bwawe. Icyo ukwiye gukora nta kindi ni ugushyira mu bikorwa icyo Uwiteka ashaka. Ngaho rero mwene data, reka ngusabe ukoreshe ya ku bandi bantu b'inshuti zawe uzi bafite ingo kandi bashobora kuba bafite ibyo bibazo mu ngo zabo bakeneye ko bikemuka, kugira ngo ubafashe, kuko twese icyo tubereho ni ugufashanya bene data. Ngaho mwene data, reka ngusabe rero wowe utarakora subscribe ukore subscribe, kandi nukuri reka mbasabire ngo Imana ishoboze buri wese ufite urugo rwe gusobanukirwa igikwiriye gikwiye gukorwa kugira ngo urugo rwe rubashe kubamo amahoro, n'abana bagira amahoro kandi babone icyo bigiraho bazakora nabo mu ngo zabo. Rero reka ngushimire kandi twese Imana iduhana umugisha.